Rwanda 360 twongeye kubifuriza ikaze kandi tubifuriza icyumweru cyiza. Dutangiye icyumweru uyu munsi ni kwa mbere tariki 20 Mata, ni ukuvuga kwezi kwa kane 2026. Dutangiye icyumweru gishya rero kandi dutangiranye n'ibishya nkuko twagiye tubabwira ko tuzajya tugerageza kwinova, tuzajya tugerageza kubazanira udushya. Uyu munsi rero dutangiye gahunda nshya yitwa amakuru y'iwacu, kubera ko tuzi ko nk'aba diaspora cyangwa se nk'abantu bari kure y'u Rwanda, abantu bari hanze y'u Rwanda, muba mukeneye kumenya amakuru y'iwanyu, kandi rimwe na rimwe ugasanga mudafite umwanya wo kujya kureba ku binyamakuru bitandukanye cyangwa se gukurikira za radio zo mu Rwanda, za televiziyo zo mu Rwanda, gusoma kuri internet ibinyamakuru. Ni kuri iyo mpamvu rero, ni kuri izo mpamvu twahisemo kujya tubaha ikiganiro rimwe mu cyumweru, aho tubanyuriramo ingingo nyamukuru cyangwa se ibyaranze icyumweru. Ni ikiganiro kizajya kiboneka rimwe mu cyumweru, ku cyumweru nimugoroba, nubwo uyu munsi dutangiye ari kwa mbere kubera ifo gutangirira ahantu muratwihanganira, ariko ubundi kizajya kiboneka buri cyumweru nimugoroba. Kugira ngo rero tubagezeho amakuru y'iwacu, tuzajya tuba dukeneye umuntu uhatubereye utubwira uko byifashe, akatubwira noneho yamara no kutubwira amakuru tukaba twanamubaza ibibazo bimwe na bimwe kugira ngo dusobanurire, kugira ngo turusheho kumenya uko iwacu bimeze. Uwo nta wundi rero yitwa Isa Iradukunda. Isa, karibu kuri Rwanda 360. Murakoze cyane Ivan. Tuguhaye ikaze rero. Ubwo no kuvuga ko ubaye officiellement umucorrespondant wa Rwanda 360 mu Rwanda. Rimwe na rimwe nituzajya tubona ibintu tudasobanukiwe, tuzajya tuguhamagara udusobanurire. Nitubona na za breaking news tuzajya tukwiyambaza utubwire uko bimeze, kuko twebwe dushobora kujya gusobanura ariko kuko turi kure cyangwa se turi hanze y'u Rwanda ugasanga turibeshye. Aho kazura kemeye. Mwakiranye yombi rwose nta kibazo. Urakoze cyane. Urakoze cyane Isa. Umwanya rero n'uwawe, tuguteza amatwi ngo tubwire uko byifashe iwacu. Yego, urakoze cyane. Reka mbonera no gusoza abaduteza amatwi nabifuriza ikaze, birumvikana. Ariko icyo nagarukaho cyane muri iki cyumweru dusoje, navuga ko birumvikana ko mu Rwanda itariki ya 7 Mata mu mwaka w'1994 nibwo habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Birumvikana tariki 7 rero Mata buri mwaka ni tariki u Rwanda ruba rwibuka rero ku inshuro ya 32 muri uyu mwaka, nibwo twibutse inzirakarengane zazize jenoside. Uyu kuri iki cyumweru rero navuga ko iki cyumweru cyose kiganjemo ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu mwaka w'1994. Rero ibyabaye by'ingenzi navuga ko hatangijwe iki cyumweru cyo kwibuka ku rwego rw'igihugu. Ikindi, mu turere twinshi hashyinguwe imibiri mu cyubahiro, ni imibiri mishya yagiye iboneka mu bice bitandukanye bigize igihugu. Abayobozi b'igihugu n'abaturage rero bagiye bagezwaho ubutumwa bakangurira kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no kubungabunga ubumwe bw'Abanyarwanda. Iyo navuga ko ari imwe mu nkuru yagarutsweho cyane muri iki cyumweru. Gusa wibuke ko tukiri mu minsi 100 yo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside. Ariko mu yandi makuru akomeje kugarukwaho cyane, navuga ko ari izamuka ry'ibiciro ku isoko, ariko by'umwihariko ikijyanye na essence cyangwa se igitoro muri rusange. Navuga ko ari imwe mu nkuru yagarutsweho cyane hano mu Rwanda, by'umwihariko aho lisansi litiro yageze ku mafaranga, yiyongeyeho amafaranga 600. ni imwe mu nkuru yagarutsweho cyane muri iki cyumweru. Gusa leta yatangaje ko hari izindi mpamvu zishobora gutuma ibiciro mu Rwanda bizamuka, by'umwihariko essence bigatumbagira bikagera ku rwego rwo hejuru.
ariko yaba ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda byazamutse ku kigero kidasanzwe kubera ko ingaruka z'intambara za Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero navuga ko ku isesengura ryakozwe kuva tariki 17 Mata ryagaragaje ko lisansi imaze kuzamukaho ku kigero cya 47.7%, aho mu gihe mazutu ho iri ku kigero cya 13.2%. Ikindi ni uko ubu ngubu navuga ko abaturage bakomeje gusa nk'aho batumva neza igituma ibiciro bizamuka kurushaho umunsi ku wundi. Bamwe badatinya no kuvuga ko ubuzima buri guhenda uyu munsi bitewe n'izamuka rya essence cyangwa se abakunda kuvuga ngo ni igitoro. Ikindi navuga ko leta yo ivuga ko yashyizemo nkunganire ku kijyanye na mazutu kugira ngo ibiciro byo bidakomeza kuzamuka, yaba ku bijyanye n'ibiribwa ndetse n'ibikoresho nkenerwa bya buri munsi ugereranyije n'uko ibiciro byakabaye biri hejuru uyu munsi. Leta ivuga ko rero yashyizemo nkunganire kuri mazutu kugira ngo ibiciro bidakomeza kuzamuka cyane. Iyo ni imwe mu nkuru nayo ikomeje kuvugisha benshi, ariko navuga ko ari ku rwego rw'isi muri rusange. Ikindi nagarukaho ni inkuru zagarutsweho cyane muri iki cyumweru, aho abantu bagera hafi ku 100 bahanwe bazira kuzamura ibiciro by'ingendo ku modoka rusange, ibingibi bizwi nka public transport. Hari rero abo twita barusahurira mu nduru iyo hazamuwe ibiciro rero kandi atari ko byagenwe, kuko mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na RURA, urwego ngenzuramikorere rwatangaje ko mu igenzura rumaze iminsi rukora ku iyubahirizwa ry'ibiciro bishya by'ingendo rumaze gufatira ibihano abagera kuri hafi 100 bagerageje kuzamura ibiciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kuko ku itariki 3 Mata uyu mwaka wa 2026 nibwo RURA yatangaje ibiciro bishya by'ingendo bisimbura ibyari bimaze imyaka igera kuri 2 bikoreshwa. Ni ibiciro byatangiye gukurikizwa rero ku itariki 6 Mata. Byazamuwe rero hashingiye ku izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga ryatewe n'intambara yo muri Iran. Ibiciro rero byagiye bigenwa yaba mu mujyi ndetse no mu bice bigana mu ntara zitandukanye z'igihugu, ariko hari abo bagerageje kuzamura ibiciro, aho RURA ivuga ko nabo bagerageje kurenganura abo baturage bagerageje kunyanganywa amafaranga yabo bivuye kuko abo ngabo batubahirije ibigenwa n'amategeko. Ikindi navuga muri iki cyumweru, navuga ko ari icyumweru dusoje cyiganjemo navuga ko ku nkuru z'ububanyi n'amahanga u Rwanda rwaje imbere. Navuga ko mu nkuru nyinshi cyane zagiye zigaragara cyane, niko icyo navuga nuko ni imwe mu nkuru twakabaye twanahereye, ariko navuga ko ni imwe mu nkuru ziremereye cyane. N'uruzinduko rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiriye muri Congo Brazzaville, yaba hano mu Rwanda ndetse no mu karere. Ni inkuru yagiye igarukwaho cyane, ariko iyi nkuru yagarutsweho cyane nuko uburyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakiriwe muri Congo Brazzaville. Hari ku itariki kuwa 4 w'icyumweru dusoje, tariki 16 Mata uyu mwaka, birumvikana nubwo muri Congo Brazzaville habereye umuhango w'irahira rya Perezida Denis Sassou Nguesso uherutse kongera gutorerwa kuyobora iki gihugu muri manda nshya. Ariko uyu muhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu n'abayobozi batandukanye baturutse hirya no hino ku isi, harimo na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho yakiranywe urugwiro rudasanzwe ubwo yageraga ahabereye uyu muhango. Birumvikana ko akihagera Perezida Paul Kagame yinjira muri stade ya La Concorde,
aho yakiranywe amashyi menshi n'impundu byaturutse mu mbaga y'abari bitabiriye uwo muhango birumvikana. Navuga ko ni kimwe iki cyumweru navuga ko ari imwe mu nkuru nziza zakomeje gusakara hano mu Rwanda ndetse no mu karere muri rusange, uburyo His Excellence Paul Kagame yakiriwe muri uyu muhango. Mu zindi nkuru nagarukaho cyane ni inkuru zagarutsweho cyane muri iki cyumweru, aho ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda yaganiriye n'umugaba mukuru wa RDF, ndavuga ku bufatanye bw'ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'ubufatanye bw'igihugu n'Ubushinwa. Ambasaderi rero w'Ubushinwa mu Rwanda yitwa Gao Weng. Uyu nguyu kuri uyu wa gatatu rero yagiranye ibiganiro na General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, mu ruzinduko rero rwari rugamije gukomeza gutsura umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi. Ibi biganiro rero byabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda, aho impande zombi zagaragaje ubushake bwo kurushaho no kunoza ndetse no gushimangira ubufatanye busanzwe hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa, by'umwihariko mu rwego rw'umutekano n'igisirikare. Rero mu byo baganiriyeho hibanzwe ku kongera icyizere hagati y'ibihugu byombi, yaba guteza imbere ubumenyi ndetse no guhanahana amakuru ndetse n'ubunararibonye birumvikana hagati y'ingabo zabyo, ndetse no kurushaho kwimakaza ubufatanye mu bikorwa mpuzamahanga byo kubungabunga amahoro n'umutekano. Ariko ku ruhande rwa General Mubaraka Muganga, we yagaragaje ko u Rwanda ruha agaciro kanini cyane ubufatanye rufitanye n'Ubushinwa, cyane cyane mu bijyanye no kongerera ubushobozi ingabo, amahugurwa ya gisirikare ndetse no ku bufatanye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Impande zombi rero zemeranyije gukomeza kwimakaza ubu bufatanye mu bya gisirikare, ariko ari imwe mu nkingi z'ingenzi zubakirwaho umubano mugari w'ibihugu byombi, ndetse no kurushaho guteza imbere ubufatanye bwimbitse mu rwego rw'icyerekezo cy'ubufatanye bw'ibihugu mu karere y'iki gihe. Ariko nanone birumvikana ko hashize igihe ingabo z'u Rwanda n'iza People's Liberation Army zifitanye umubano ushingiye ku gusurana hagati y'aba basirikare bo ku mpande zombi, ndetse no kungurana ubumenyi n'inkunga mu bya tekinike. Ko nanone tukiri kubabwira amakuru yagarutsweho muri iki cyumweru, birumvikana ko n'abadukurikiye baba bakeneye kumenya mu Rwanda byifashe gute, ariko inkuru zagarutsweho cyane muri kino cyumweru navuga ko ari inkuru z'ububanyi n'amahanga. Ariko nanone hagati aho ngaho, u Rwanda rwo rwashimangiye ko gusenya FDLR ari ngombwa kugira ngo hakurweho ingamba z'ubwirinzi, mu gihe hari igihe baba bavuga bati u Rwanda ko rudakuraho ingamba z'ubwirinzi, ndavuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe we yatangaje ko ingingo y'ingenzi mu masezerano y'amahoro n'ubufatanye hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasinyiwe Washington ari ugukora ibikorwa bya gisirikare bigamije gusenya FDLR, ariko u Rwanda rwo rukabona ko gukuraho izi ngamba z'ubwirinzi ari cyo kintu cy'ibanze ko bagomba kubanza gusenya uyu mutwe wa FDLR. Ariko yabigarutseho ni mu kiganiro kigufi yagiranye n'igitangazamakuru cyo muri Turkiya, aho yavuze ko, ndavuga Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nyuma y'imyaka igera kuri 32 Abanyarwanda bibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko baharanira kwiteza imbere, kubaka ubumwe n'ubwiyunge. Gusa aza kuvuga ko mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umutwe ugizwe n'interahamwe, abari mu ngabo zari za leta ya Habyarimana izwi nka Exfal, basize rero bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse bagikomeje n'umugambi wabo. Avuga ko rwose byanze bikunze nihatabaho ingamba zo gusenya uyu mutwe wa FDLR, n'u Rwanda rutazigera rukuraho ingamba z'ubwirinzi, birumvikana. Mu zindi nkuru nanone zagarutsweho cyane muri iki cyumweru, navuga ko ari
nanone ni muri za nkuru twababwiraga ko zagarutsweho cyane muri kino cyumweru. U Rwanda nanone rwasinyanye amasezerano n'uruganda ruzatanga imiti ivura kanseri. Ni mu gihe bamwe bavuga yuko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere mu karere bifite n'ibitaro bivura indwara za kanseri, ariko u Rwanda rwasinyanye amasezerano n'ikigo cyo mu Busuwisi gikora imiti kizwi nka Sandoz. Basinyanye amasezerano rero, ni amasezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Sabin, umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'amavugurura rero muri Sandoz yitwa Simon, aho basinyanye amasezerano y'ubufatanye ndetse bavuga ko bagiye gufasha koherereza imiti izafasha abantu mu bijyanye no kuvura indwara ya kanseri. Navuga ko izo ni zimwe mu nkuru zagarutsweho cyane muri kino cyumweru by'umwihariko, ariko nanone sinagenda nakubwiye ko muri iki cyumweru muri Karongi, ndavuga mu ntara y'Uburengerazuba, ahangaha hashyinguwe mu cyubahiro imibiri igera kuri 143 y'abatutsi bishwe muri jenoside. Ni mu karere ka Karongi ahangaha. Rero abatutsi biciwe hariya muri jenoside mu mwaka w'1994 baje kugaragara, ni imibiri igera ku 143 yaje gushyingurwa mu cyubahiro. Navuga ko izi ni zimwe mu nkuru zagarutsweho cyane muri kino cyumweru. Navuga ko dusoje Ivan. Urakoze cyane Isa, urakoze kuduha ishusho y'iwacu, kutubwira abari kure, abari hanze y'u Rwanda, kutubwira uko byifashe. Reka ngaruke ku makuru wahereyeho, kuko numvise ko icyumweru gishize nk'uko wabivuze cyabayemo amakuru menshi ya diplomasi, ariko ndagira ngo noneho tugaruke mu Rwanda, ibyo wavuze ku biciro bya essence cyangwa se bya mazutu byazamutse, kandi nk'uko wabivuze nawe mu makuru, n'abari hanze n'abadukurikira ubu ngubu aho bari hose icyo kibazo nabo baragifite. Ariko noneho ndagira ngo menye mu Rwanda, wavuze ko nkunganire, wavuze ko ari nkunganire leta yashyizeho, wavuze ko yayishyize kuri mazutu gusa. Wabuze impamvu bayise kuri mazutu ntibayishyire kuri essence? Icyo nakubwira ni uko impamvu yashyizwe kuri mazutu nk'uko inzego zibisobanura, ubuyobozi busobanura buvuga ko impamvu yashyizwe kuri mazutu cyane, iyo idashyirwa kuri mazutu uyu munsi igiciro yaba ku kijyanye n'ibikenerwa bya buri munsi, ndavuga ibyo kurya, byakabaye biri hejuru cyane, kuko mazutu niyo ikoreshwa cyane ku modoka zitwara ibyo kurya, ndavuga yaba imiceri, yaba ibishyimbo, ibyankenerwa bya buri munsi, ndavuga amafunguro ya buri munsi. Akenshi usanga izo modoka zitwara ibyo biribwa zikoresha mazutu cyane. Niyo mpamvu leta yafashe ingamba yo gushyiraho nkunganire ku kijyanye na mazutu, kugira ngo n'ibiciro ku isoko, umuvuduko biriho bidakomeza kuzamuka uyu munsi. Ariyo mpamvu rero bahisemo gushyira kuri mazutu cyane kurusha kuri essence. Okay, urakoze cyane, birumvikanye. Noneho dusoza Isa, urumva ko maze iminsi mbona n'amakuru inzego z'ubuyobozi zihamagarira abanyarwanda abafite imodoka wenda kugabanya ingendo zitari ngombwa, donc gukora ingendo navuga wenda ziri ngombwa gusa, cyangwa se zimwe zitari ngombwa bakagabanya, cyangwa se no kuba batanga icyo twita lift, cyangwa se kuba bagerageza guhuriza hamwe abagiye mu cyerekezo kimwe bakagerageza kugenda mu modoka imwe. Ese ibyo ngibyo mu mboni zawe ubona birimo kubahirizwa, cyangwa ni buhoro buhoro ntago birimo kwinjira? Icyo nakubwira cyo ni uko navuga ko mu Rwanda hari umuco wo kudatanga lift, mvugishije ukuri, kuko hagiye habaho abagiye bazitanga izo lift, rimwe na rimwe bagahabwa cyangwa se bagacibwa amande, bituma rero n'umuntu wari ufite umutima wo gutanga lift icyo gihe bisa nkaho bigenda biva mu bantu. Kugeza uyu munsi rero
nubwo ibiciro bya esanse biri kugenda bizamuka umunsi ku wundi, ariko icyo mbona cyo abafite imodoka ku giti cyabo bazigendamo n'imiryango yabo birumvikana, ariko ku kijyanye no gutanga lift ho haracyari akabazo rwose. Navuga ko biracyagoranye. Ikindi wenda n'uyu munsi nubwo amategeko yashyizweho bitarashyirwa ahabona bavuge ko wenda gutanga lift byemewe, ariko uwo muco wagendeweho wo kudatanga lift kugeza n'uyu munsi ushobora gusanga n'umuntu ari kugenda mu modoka ari umwe ari babiri, kandi imodoka ifite nk'imyanya 5 even n'irindwi, ugasanga ariko ayirimo ari wenyine. Rimwe na rimwe birashoboka cyane uyu munsi bibaho, cyane ko icyo kintu cyo gutanga lift ukagihanirwa aricyo cyatumye umuco wo gutanga lift gisa nkaho kiva mu bantu. Ariko uko bimeze ubu ngubu ni ukuvuga ko inzego z'ubuyobozi zirahamagarira abantu kuba bagabanya ingendo zitari ngombwa cyangwa se banatanga na lift, ariko ntago donc babonye umuntu ari mu modoka ari wenyine cyangwa se donc ntago bihanirwa ubu ngubu kuri uyu munsi tuvugana. Ntawe uhanirwa kuba ari wenyine mu modoka cyangwa se ngo habe hari no gukontorora ngo ese ngo aho ugiye ni ngombwa. Donc ni ukuvuga ko ubu ngubu niba mbyumva neza biracyari guhamagarira, ntago bihanirwa. Ikiriho leta ikangurira abanyarwanda muri rusange, tubwira ko hagomba kubaho gukora ingendo ziri ngombwa. Izo ngendo ziri ngombwa rero birumvikana ko niba esanse igiciro igezeho ntago washimishwa no gutembera urugendo rudafitiye icyo ruvuze kandi uzi ko esanse yazamutse. Ikindi warumbajije wenda kuba uri mu modoka wenyine ukaba wabihanirwa, ibyo byo ntabihari, cyangwa se ukaba waha umuntu lift ukabihanirwa. Uyu munsi ntago iyo kesi ziragaragara, ariko icyo leta ikangurira uyu munsi ni ugukoresha public transport, gukoresha imodoka rusange by'umwihariko, ariko tugakoresha iz'amashanyarazi cyane ko zihari. Hari kampani bifite mu nshingano izwi nka Ecofleet, niyo itwara abantu mu buryo bwa rusange. Rero bafite imodoka yaba zikoresha amashanyarazi, bafite ndetse n'izikoresha uburyo bwa mazutu cyangwa esanse. Ariko uyu munsi igihari cyane by'umwihariko ni uko leta ikangurira abantu gukoresha imodoka rusange ku batabasha kuba bifitiye ibinyabiziga byabo bwite. Okay, urakoze cyane. Ubwo wenda mu mpera z'iki cyumweru wongera kugaruka kutuha amakuru, uzaba wabonye igihe cyo kureba niba abantu babyitabira koko, cyangwa se niba hari n'abaparika imodoka zabo bagakoresha public transport cyangwa. Donc ndizera ko wenda mu mpera z'icyumweru uzaduha amakuru mashya kuri iyo ngingo. Isa, turagushimiye cyane, yari intangiriro kandi wabyitwayemo neza cyane, kandi nta nubwo twabishidikanyagaho. Urakoze cyane. Sinzi niba hari ijambo ryanyu mushaka kubwira bazajya bagukurikira buri cyumweru, kuko iki kiganiro ni icyawe, ni wowe uzajya utubwira amakuru y'iwacu. Urakoze cyane ndashimira abadukurikiye bose, ariko by'umwihariko yaba abadukurikiye nonaha n'abazadukurikira mu biganiro byacu biri imbere. Twabwira ko ibyiza biri imbere kandi turi kubategurira ibyiza gusa ku buryo bwisumbuye. By'umwihariko rero nabo bajye baduha ibitekerezo byabo, ni ingenzi kurushaho. Ibyo byose rero tugenda dusangira, duhurira kuri uno muyoboro wacu, birumvikana dusangira amakuru y'iwacu, tumenya hirya no hino mu gihugu uko byifashe nyirizina. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ku byo Isa avuze ntacyo nongeraho uretse kubashimira no kubabwira ko turi kumwe mu biganiro bitaha. Mugire icyumweru cyiza n'umugoroba mwiza.